Muraho neza mwewe mukurikira Uzziel Tech Media. Uyu munsi noneho mbazaniye akandi gasha, mbazaniye indi application igiye kuduha megabyte 300 nta gishoro bidusabye wecyo uba ugomba kuba ufite simukadi ya Airtel cyangwa se ya Airtel cyangwa se ya Tigo. Ntago ndajyaho ngo mbabeshe muri iyi video ngombwa gukoresha ibintu by'ukuri. Ntago ndavuga ngo iyi VPN cyangwa se application ikorana na MTN, aho ku application yo ikorana na Airtel cyangwa se Tigo. Niba ufite Airtel cyangwa Tigo tugiye gukorana. Ikintu wewe usabwa rero, YouTube channel n'ubundi nk'ibisanzwe aracyari Uzziel Tech Media, kanda subscribe. Hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi nabyo binyandikire muri comment, gusa iyi video uyisharinge ku bantu ushoboye b'inshuti zawe, kandi ninagushimisha ukanda like, kuko izi mega 300 wizicikwa zakunganira ukoresha izi Airtel nkubwiye, kuko hano murabizi mbagezaho amakuru y'ukuri kandi mbagezaho ibintu by'ukuri ntabatindiye mu magambo menshi. Rero niba wakanze subscribe twatangiye. Icyo urakora rero, nta muntu utagira Play Store muri telefone ye. Play Store nge wayibonye ngiyi, Play Store ngiyi, nazanye kandeho, naza nkande kuri Play Store. Iyi application irakora hano mu Rwanda kandi irizewe, irakora rwose. Uraza ukande hano, uhita uzu searching application yitwa RGC. Wayibonye ni yanditseho RGC VPN 2025. Uraza uyikandeho. Wewe ukigera hano uraza kuri application ifite iyi logo imeze ukunguku, wayibonye. Uraza icyo urakora, uraza uyikandeho. Ukimara kuyikandaho wowe urasanga itari itestaye, urakanda install. Ukimara gukanda install iraba open. Ukimara kuba open urayopeninga, uraza ukande open. Nanjye nibwo namanje kuyikoraho ubushakashatsi nsanga megabyte iri kutanga birizewe guys. Ahuje tubategereje hano, uraza rate hano, uraza kwa tuno tumenyetso ukanda updated, uraza utaninge kano. Uraza icyo ukora hano, urahita uza hano uraza usacinge Rwanda. Urabona ko bwa buryo nababwiraga wabibonye. Ngiye mbabwiraga ibintu bya nyabyo, ntago nzi kwirirwa ndabesha, kuko ndagira ngo tuzabe turi abantu bazamarana igihe, tuzubake umuryango mugari wa Uzziel Tech Media. Umuryango mugari wa Uzziel Tech Media ndashaka ko tuzawugira mugari. Kandi guys, urabona ino channel iracyari hasi, ndacyatangira. Icyo nagusaba kuri iyi channel guys, sharinga uko bishoboye. Sharinga ni service ndi kugusaba. Sharinga, ubashe kunsharinga ku bantu bawe, kuko ibintu mbabwira biba byizewe 100%. Wabonye ko hano batubwiye Rwanda Airtel free mega 300. Ntago ndajya kubabesha ngo ni giga. Izi mega kandi zirashira iyo zishize. Iyi VPN ushaka kuyitsiba muri telefone yawe, kuko uko haje VPN njaja nyibaha. Kubera rero ngewe nkoresha Airtel MTN muri telefone yanjye, ndaza manze mfunge connection, hano connection za MTN, kugira ngo mubone ko ibyo mbabwira byizeye 100%. Nikimara gufunga connection za MTN, nze mbereke ko nta n'amayinite cyangwa se mega mfite kuri Airtel. Wayibonye nta mega mfite kuri Airtel, namwe murabyibone. Icyo ndakora rero, ndaza muri setting, kubera phone yanjye ari Airtel ntago byabasha guhita nzifungurira hano. Ndaza muri setting, mfungure connection za Airtel. Niba utarunabizi nabyo birebe ko babikora. Ndaza mfungure connection za Airtel, mfungure data za Airtel. Ndagira ngo ukurikire step by step guys, video nuyihutishe. Hano tujya kuzifungura, urabona ko zagiyeho. Urabona ko hano byaje kuri Airtel. Ndagaruka muri iyi application yacu bite nkanda
nza hano nk'ibisanzwe n'ubundi hahaga wewe icyo ukora uhita ukanda hano nk'ibisanzwe ukaza ukemezamo hano Rwanda ibisanzwe. Guys rero ntago uraza ngo ukande hano handitse Rwanda Airtel Mega Mobile cyangwa se ukanda hano naha biranga. Dore ahantu honyine urakanda na hambere handitse Rwanda Airtel handitse enjoy. Aha honyine niho urakanda ubundi igahita iba connected. Reka nze tubikande turebe. Turahita ukimara gukanda gutya icyo ukora uhita uza ugakanda muno hagati umuhagati umungumu hagati gutya ukakandaho. Ugikanda start urategereza. Wabibonye urabona ko yahise iba connected. Urabona ko yuko tutangiye gukoresha internet y'ubuntu. Urabona hano ko yabaye connected. Guys ibintu bamabwira biba byizewe 100%. Ntago mbazanira ibintu by'amafuti, ntago mbazanira ibintu byo kubesha. Guys iyi video niba igushimishije rero kanda subscribe, ukanda like, hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi ubyandike nabyo muri comment. Guys urabona ko ari ibintu byizewe 100%. Guys rero nacoreje iyi video y'uyu munsi, mutazacikwa na video z'ubutaha. YouTube channel ni Wuziye Tech Media nk'ibisanzwe.